Bakristu bavandimwe, twongeye kubaramutsa kuri uyu munsi mwiza tugiye kuganiraho, ariko mbere na mbere tubashishikariza gukomera. Uyu munsi hari gucicikana ubuyobe bwa gurupe yo mu Busanza yatangiye kuvangira kiliziya yo mu Rwanda ndetse no ku isi yose, aho bari gushaka kuyobya abakristu bahereye ku mabonekerwa ya Kibeho, ariko kandi bikaba n'umwanya wo kugira ngo abakristu bongere batekereze ku buzima bwabo, ku rugendo rwabo hano munsi rurimo amahurizo menshi ndetse ashobora no guhungabanya urugendo cyangwa ubuzima bw'abakristu batitonze. Rero niyo mpamvu aka kanya twongeye gufata umwanya ngo tubasangize icyo Bibiliya ibivugaho, tuniyambaza umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo adufashe, adusabire, kuko twebwe isengesho ryacu ntaho ryagakwiye kugera. Turi abanyabyaha, ariko tuzi neza ko Imana ari inyampuhwe, igira ibambe kandi igatinda kurakara. Ishobora no kuturakarira ihereye kuri iryo tsinda rito ryatangiye kwigomeka ku Mana, ariko nanone ntabwo yakoreka imbaga igiriye abo batannye, kuko nabo twizera ko bashobora kugaruka. Niyo mpamvu dufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire kandi twiyungure ubumenyi mu by'iyobokamana, twongere dutekereze ku buzima bwacu hano munsi. Twebwe tumara igihe gito cyane ku isi, ariko intugu zacu tukazizamura, imitwe yacu tukayikomeza, tukigira abantu b'intakoreka, tukigira abantu bakomeye bahambaye cyane, ariko nyamara tutabanje gutekereza, ese mu myaka 2026, jewe muri iyo myaka byibura mfitemo 1000, hari na 500 se, yewe nta n'ijana. Ese ufashe imyaka yanjye ukayiteranya n'iya sogokuru na sogokuruza, byibura twagira 1000, kugira ngo tubone ko byibura twaba twaraciye kuri iyi si. Nabyo turebye neza twasanga tutarigeze tunavuka, imyaka yacu twayiteranyije. Ariko icyo si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi niyo wamara umunsi umwe ku isi, ariko ufite igisobanuro mu maso y'Imana, biruta imyaka 100 cyangwa se 1000 ndetse n'indi irenga, mu buzima budafite icyo buvuze, mu buzima bwa sekibi, mu buzima bwa sekinyoma. Mbere rero y'uko dutangira, ikiganiro cyacu kiraza gutangizwa n'indirimbo iduhamagarira Roho Mutagatifu ngo aze adufashe, indirimbo ya Veni Creator Spiritus, ngwino Roho Muremyi. Turagira ngo tubashishikarize kugira ngo ibiganiro byacu bizakomeze gukomera, tubone abatumirwa, tubone n'abandi bantu bose. Mukore subscribe, musharinga abandi, mutwandikire message mutubwira aho tugomba kugorora, kuko ngo les sciences sans conscience ni l'âme mènent à la mort. Les sciences sans conscience ni l'âme mènent à la mort.
ni ukuvuga ngenekereje mu kinyarwanda navuga ngo ubumenyi bwose eh, budafite umutimanama, budafite roho, budafite urumuri, ni urutujyana mu rupfu. Niyo mpamvu rero tugomba kujya twicara tugatekereza, tugashyira mu nyurabwenge mbere yo gukora. Reka rero mbararikire kumva indirimbo yacu ya Veni Creator, atari ukuyumva gusa, ahubwo kuyimika mu buzima bwacu, kwimika Roho Mutagatifu mu buzima bwacu, kuruta ibindi byose bidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Veni Creator Spiritus, mentes tuos impresso per nos gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paracritus, artis semidonum Dei, quos vivus signis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dexter, purite promissum Patris, ceremonelitas futura, accenderum in sensibus, in funda morem debus, in frima nostri corporis, virtute fremans perpeti. Ostem reperas rangium, facem quedone protinum, Doctore sic te previo, vitemus omni tempore, perpesciamus da Patrem, noscamus atque filium, Triusque Spiritu, heredamus omne tempores. Amen. Alleluia. Bakristu bavandimwe, nk'uko twakomeje kubibabwira, mbere na mbere twe ntacyo twari dushoboye kuvuga iyo tutagira icyo twagejejweho n'Umuremyi. Turavuga ibyahumetswe n'Imana, ni Bibiliya, ni igitabo gitagatifu gikubiyemo amabanga y'Imana. Nicyo twifashisha rero kugira ngo duhinyure ubuyobe. Tubararikiye rero gutega amatwi
Ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakolosi, umutwe wa kabiri, umurongo wa munani. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakolosi. Muramenye ntihazagire ubashukisha bene za nyigisho z'ubuhendanyi bita ubuhanga bwahebuje, zihuje n'ibitekerezo by'ubuyobe bw'abantu, zigashingira ku by'isi ariko zinyuranye na Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mutwemerere tubasubiriremo. Muramenye ntihakagire ubashukisha bene za nyigisho z'ubuhendanyi bita ubuhanga bwahebuje, zihuje n'ibitekerezo by'ubuyobe bw'abantu, zigashingira ku by'isi ariko zinyuranye na Kristo. Nk'uko twabyumvishe muri iyi minsi, twumvishe ko hari itsinda i Kigali mu Busanza, hano iwacu mu Rwanda, ryatangiye gutegura inyigisho z'ubuyobe zerekana amabonekerwa uburyo yabaye. Bavuga bati amabonekerwa yabaye ntabwo ayo Kiliziya yemeye ahagije, hari n'ayandi, hari n'iki. Bo bakabishingiraho bavuga bati rero hagomba kubaho iyobokamana rishya, hagomba kubaho amavugururwa, hagomba kubaho Kiliziya nshya. Kiliziya ntabwo mu by'ukuri ishingiye ku mabonekerwa. Kiliziya ishingiye ku buzima bwa Kristo. Amabonekerwa ashobora kuba inyongera kugira ngo aburire abantu, ariko kandi abantu bakurikije ivanjiri ya Kristo nta kabuza bagera kure. Byongeye kandi ububasha bwa Kristo turavuga kuva kuri Yezu Kristo, ku ntumwa ndetse n'abandi bayobozi ba Kiliziya bajyaho bisunze ubwo bubasha, ntabwo bamamaza izina ryabo. Hari uburyo Kiliziya yubatse kandi ifite aho ibikomora. Yezu aragira ati Petero urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye. Umuntu rero wivumbuye akajya kwigisha ubundi buyobe, akajya kwishingira ize nyigisho, uwo ntaho ahuriye n'inyigisho za Kiliziya. Ni koko batubwira ko mu bihe bya nyuma ahazaza abahanuzi b'ibinyoma. Ni cyo gituma nifuje nanone kubasomera mu ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 24, umurongo wa 23 kugera ku wa 25, kugira ngo dukomeze ducengere iryo banga Umwami wacu Yezu Kristo yaduhishuriye kera na kare. Uko ubuyobe bugenda buza, ntituzagire ngo Yezu Kristo ntiyari yarabihanuye. Oya, igihe cyose akoresha amagambo ye akatwereka ibizaza. Byose yarabivuze, nta gishya. Ariko kandi nubwo yabivuze, yaduhaye ubwigenge. Ubwo bwigenge butuma rero dutana, tugashaka kwigirira ibigirwamana. Niyo mpamvu tugomba gusenga ubutitsa nta buryarya, tukunga ubumwe mu isengesho, tugafatanya n'abandi kugira ngo tugire aho tugera, kugira ngo tubashe gutsinda umwanzi Sekibi uhora dutera. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo.
habwa ikuzo nyagasani. Nuko rero nihagira ubabwira ati dore Kristo ari hano cyangwa ari hariya, ntimuzabyemere, kuko hazaduka abiyita Kristo, haze n'abahanuzi b'ibinyoma, bazerekana ibimenyetso bikomeye, bakore n'ibitangaza byayobya ndetse n'abatowe bibaye ibishoboka. Dore ndababuriye hakiri kare. Ayo ni amagambo y'ivanjiri ntagatifu. Nanone mutwemerere dusubiremo iri jambo kugira ngo ryumvikane neza. Nuko rero nihagira ubabwira ati dore Kristo ari hano cyangwa ari hariya, ntimuzabyemere, kuko hazaduka abiyita Kristo, haze n'abahanuzi b'ibinyoma, bazerekana ibimenyetso bikomeye, bakore n'ibitangaza byayobya ndetse n'abatowe bibaye ibishoboka. Dore ndababuriye hakiri kare. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Koko rero nta gushidikanya, birasa neza neza n'ibyo tumaze iminsi turi kubona, abiyita batowe, abiyita bahishuriwe bakabonekerwa n'amabanga y'Imana, ariko kandi bibagiwe ko bashobora gushuka abantu ariko ntibashuke Imana, bashobora kuyobya abantu ariko ntibayobye Imana. Birakwiye rero ko igihe cyose tugira umutimanama, nk'uko nabivuze kare, les sciences sans conscience ni l'âme mène à la mort. Ubuzima, ubuhanga twagira ubwo ari bwo bwose, ariko budashingiye ku Mana, budafite umutimanama, butarimo kumvira umutimanama na roho zacu, nta kabuza bigeza ku rupfu. Nituvuga urupfu, ntitwumve rwa rundi Yezu Kristo yapfiriye abe, ahubwo twumve rwa rupfu rumwe twakwita gupfa nabi, gukorera umuriro, gukorera sekibi na sekinyoma, w'aba ngaba bayobya abantu, bigisha inyigisho z'ubuyobe, wa wundi bakorera. Nimucyo rero mutwemerere nanone tubasomere iri jambo mu rurimi rw'Igifaransa, kugira ngo n'utabasha kumva Ikinyarwanda nawe yibonemo. Ni koko birakwiye ko twunga ubumwe, atari hano iwacu gusa mu Rwanda, ahubwo kunga ubumwe na Kiliziya y'isi yose, kunga ubumwe n'abemera bose, kunga ubumwe n'abakristu bose bumva bafite umutima n'ubutwari bwo gukomeza inzira batangiye hano ku isi. Ntabwo ndaza gusoma henshi, mwihangane ntabwo ndi bubatindire, ndagira ngo twongere twifatanye mu rurimi rw'Igifaransa twumve ijambo tumaze kumva mu rurimi rw'Ikinyarwanda, dusanga mu ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 24, umurongo wa 23 kugera ku wa 24. Évangile selon saint Matthieu.
Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou bien il est là, ne croyez rien. Il s'agira en effet de faux Christ et de faux prophètes qui produiront de grands signes et de prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Évangile selon saint Matthieu. Je répète, alors, si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou bien il est là, ne croyez rien. Il s'agira en effet de faux Christ et de faux prophètes qui produiront de grands signes et de prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est là, ou bien il est là, ne croyez rien. Il s'agira en effet de faux Christ et de faux prophètes qui produiront de grands signes et de prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut témoigner l'évangile. Il faut toujours le lire et essayer de le comprendre, pas pour accuser les autres, mais euh, pour vivre selon l'évangile. Le Seigneur Jésus-Christ, il veut nous sauver chaque jour si nous croyons, si nous prions sans cesse. Mes frères et sœurs, il y a des prières. Mes frères et sœurs, il y a des prières. Bakristo bavandimwe, twunge ubumwe mu isengesho, turusheho kwitangira Yezu Kristu, turusheho kwamamaza Yezu Kristu mu buzima bwacu, ubuzima bwacu bube ubuzima buyobowe n'ivanjiri kuruta kuyoborwa n'uducogocogo tw'ubuzima n'indonke n'ibindi byose bishaka kuturoha mu nyenga. Bikira Mariya nyina wa Jambo, udusabire. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Yezu Kristu twisize mu maboko yawe, waturekura twagwa. Nimucyo rero dufate umwanya muto kugira ngo dutege amatwi ijwi ry'Imana, dutege amatwi ijwi ry'uduhamagara, tumusabe kandi tumushimire kubw'umwanya ahora aduha, kubw'amahirwe ahora aduha mu buzima. Maze aduhe gusubiza ubwenge bwacu inyuma, aturonkere umutima uzima
uvura ubwenge bwacu n'ubuhanga, ugatokora icyitwa ubwenge bwa muntu bwose, ukadusubiza ubuzima buzima buzira inyigisho z'ubuyobe, maze tukakirana ubwuzu umuti udukiza kuri roho no ku mubiri, kandi bikatubera n'itike y'uru rugendo turimo twoherejwe kurangiza hano munsi, kandi rugikomeza kugera ubwo tuzatahuka iwacu mu ijuru. Bakristu bavandimwe, turi mu rugendo, aho uri hose ujye uzirikana ko uri mu rugendo rugana mu ijuru, maze utegure impamba y'urugendo. Yesu, Yesu, ubishatse wankiza, ubishatse wankiza, Yesu, 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 ubishatse wankiza, ubishatse wankiza, ndi umunyabyaha, ubishatse wankiza, ubishatse wankiza, Yesu, 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 ubishatse wankiza, ubishatse wankiza, abarwayi baragutakambira, ubishatse wabakiza, ubishatse wabakiza, abarwayi turagutakambira, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, turwaye kuri roho no ku mubiri, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, intambara ku isi ziratutumba, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, abashonji baratakamba, ubishatse wabakiza, ubishatse wadukiza, abarayiki baratakamba, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, abaseminariste baratakamba, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, abanyeshuri baragukeneye, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, abapadiri baratakamba, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, abari mu ntambara baratakamba, ubishatse wabakiza, ubishatse wadukiza,
ababikira baratakamba, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, ibyaha biragwiriye, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, imfungwa ziratakamba, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, abana mu biraro baratakamba, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza, mw'ijuru baradutakambira, ubishatse wadukiza, ubishatse wadukiza. Yesu, 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 Yesu. Mubyeyi Bikira Mariya, turagusaba kudusabira. Mubyeyi Bikira Mariya, turagusaba kudusabira. Mubyeyi Bikira Mariya, mubyeyi Bikira Mariya, turagusaba kudusabira. Shimirwa Nyagasani Yezu, shimirwa Nyagasani Yezu, shimirwa Mubyeyi Bikira Mariya, turabashimira kubw'ubuzima mwatuzaniye,
turabashimira kubw'uburokozi bwanyu, turabashimira kubw'impuhwe mutugirira, turabashimira kubw'ububyeyi butagereranywa muha abana banyu mutitaye ku bibi bw'ibyo tubakorera. Iri sengesho, iki kiganiro, uru rugendo turimo hano ku isi, byose turabibaragije, mubyakire nk'uko mbivuze bigisohoka mu kanwa kanjye, maze biheshe ubutatu butagatifu icyubahiro n'ibyishimo byinshi nk'ibyo wagaragaje ukiri hano kuri iyi si. Uku gutakambira ubumuntu kwacu niguheshe ibikomere bitagatifu bya Yezu icyubahiro n'ikuzo ryinshi, maze uko wakirishije amaraso n'amazi umusirikare wagutikuye icumu mu rubavu, ijisho yari arwaye, aba ari nako natwe udukirisha amaraso n'amazi byawe, biduhanagureho ubusembwa n'icyaha cyose twari dukwiye kuryozwa. Bikira Mariya, dutakambire ku mwana wawe, akira isengesho ryacu, uryeze, urihindure, urihereze kuri alitari yo mu ijuru, maze ryakirwe rishimwe, rihinduke umuti udukiza hano munsi kuri roho no ku mibiri yacu. Uvugurure ikinyoma, maze ushyire ukuri mu buzima bwacu. Urwo rumuri rwawe Nyagasani Yezu, emera ko rubengerana mu mitima yacu, maze umwijima uhaganje utsiratsizwe burundu. Emera Nyagasani Yezu ko ibyaha n'ubundi bugome bwose bisenyuka, maze tugire ubuzima buzima buzira urwango n'ubwikubire ubwo ari bwo bwose. Nicyo gituma dusabye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Yezu, 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 Yezu.